Wa munsi wageze, wa munsi twari dutegereje bavandimwe wasohoye, aho itorero ADEPR twizihije isabukuru y'imyaka 45 tumaze hano mu Rwanda, cyangwa se dukora umurimo w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Iri torero icyo wamenya ni uko ari itorero ryatangiye mu 1940 ritangijwe n'abamisiyoneri b'abanyasuwede. Rero kuri uyu munsi byari ibyishimo hariya kuri Dove Hotel, ubwo abayobozi mu nzego zitandukanye z'itorero bitabiraga, ndetse n'abandi bayobozi bo mu nzego za leta nabo bitabiriye, tutibagiwe n'abayoboke b'iri torero muri rusange. Iri torero rero ni itorero ryavukiye i Gihundwe mu karere ka Rusizi, kandi nyuma y'imyaka 3 abamisiyoneri b'abanyasuwede bageze mu Rwanda nibwo habonetse umukristo wa mbere arabatizwa, yakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Bivuze ngo itorero ADEPR ryageze mu Rwanda, haba ivugabutumwa imyaka 3 ishira nta muyoboke urarigana cyangwa se urakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ariko nyuma y'iyo myaka 3 byarakunze noneho haboneka umukristo wa mbere arabatizwa. Rero itorero ryarakomeje, aho ubu rifite abayoboke barenga 3 miliyoni mu gihugu hose. Ku ruhande rwa leta, ibi birori byitabiriwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique, umuyobozi mukuru wungirije wa RGB Dogiteri Felicien Usengumukiza, abasenateri ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Rero nk'uko byatangajwe kandi n'umushumba mukuru ubwo yagenaga ikiganiro n'ibitangazamakuru bikorera mu Rwanda ku itariki 14 z'uku kwezi, yatangaje ko kuri uwo munsi ku itariki 20 ubwo hazaba hizizwa isabukuru y'imyaka 45 itorero rimaze mu Rwanda, hazatahwa ku mugaragaro na televiziyo y'itorero ADEPR, ikaba ari Life TV. Nk'uko rero mubibona, hanatashywe ku mugaragaro iyo televiziyo koko nk'uko byavuzwe n'umushumba mukuru. Iyi televiziyo rero yitezweho kuzajya inyuraho ibikorwa by'ivugabutumwa ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'itorero. Mu butumwa bwe rero, umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR mu Rwanda, Ndayizeye Isayi, yashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, we wayoboye ingabo za RPA zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, akanayobora abanyarwanda mu rugendo rwo kongera kubaka igihugu. Guverinoma y'u Rwanda yashimye uruhare rw'itorero ADEPR mu guteza imbere uburezi, kwita ku buzima no mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique yashimangiye ko ubufatanye bwa leta n'imiryango ishingiye ku myemerere buzakomeza kuba umusingi w'iterambere. Ibi birori kandi byitabiriwe n'amakorali yo muri ADEPR atandukanye yagiye ava mu ndembo zitandukanye zigize itorero ADEPR. Urugero naguha ni nka korali Jehova Jire yo mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, korali Hoziyana nayo yo mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, korali Betelehemu yo mu rurembo rwa Rubavu, korali Betaniya yo mu rurembo rwa Gihundwe, ndetse na Ntora Worship Team nayo niyo mu rurembo rw'umujyi wa Kigali ikorera umurimo w'Imana mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, by'umwihariko hano kuri Dove Hotel. Rero abantu bari bitabiriye kandi ari benshi, ku buryo ubona yuko mbega uyu muhango wari washyigikiwe cyane, baritabira barishima, ku buryo wabonaga ko muri komenti zagendaga zandikwa abakristo bagaragazaga ko bakunze itorero ryabo ADEPR, bishimira kandi intambwe rimaje gutera uhereye kuva ryagera mu Rwanda muri 40 ukageza ubu ngubu muri 2025. Bavugaga ko ari urugendo rutari rworoshye, Imana yagendanye nabo ikabagura, yaba mu buryo bw'umwuka, umubiri ndetse n'ubugingo. Kandi nibyo koko Imana yakoze umurimo utoroshye,
aho iri torero ryafatwaga nk'itorero rifite abantu batize, abayobozi baryo wasangaga nabo batarize, badafite amashuri menshi cyane, kuko nko kubona umuntu wabaga afite kaminuza uyobora itorero byabaga ari ibintu bigoye. Ariko uyu munsi urwego itorero rigezeho ni urwo kwishimirwa cyane, kuko ngira ngo ubu abakristo bo muri ADEPR nabo bagannye amashuri bariga ndetse baraminuza bagera kure, ku buryo rero iri ritakiri itorero ry'abatarize nk'uko bamwe barifataga. Ikindi kandi abanyetorero bishimira ni nk'uburyo kera wasangaga mu buryo bw'imiririmbire ibintu byabaga byaragoranye, aho wabonaga ku rusengero hari ingoma y'uruhu, ariko uyu munsi hari insengero zifite ibyangombwa byose bisabwa na leta, ndetse kandi zikaba zifite n'ibikoresho bya muzika bigezweho, aho ibi bifasha mu ivugabutumwa kugira ngo rigende neza kandi binagendanye n'aho iterambere rigeze, itorero naryo ntirisigare inyuma. Ngibyo rero ibyaranze isabukuru y'imyaka 85 itorero rimaze rigeze mu Rwanda, kandi intego yaryo yo guhindura abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bagahinduka rwose bakagira ubuzima bwiza. Mbega bikaba nka rya jambo rivuga ngo umuntu w'Imana akaba ashyitse rwose afite ibimukwiriye, akora imirimo myiza, ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Ntako bisa rero kubona itorero usengeramo ariko rifite icyerekezo ndetse n'intego nziza, ibyo bikagufasha kuzagera no ku Mana neza. Reka nsoze mbabwira nti bayoboke b'itorero ADEPR mu Rwanda, isabukuru nziza y'imyaka 85, mbabwira ko ari iyacu twese, ariko kandi icyo dukwiye kwishimira ari ingeso z'umubi Satani twagiye tunesha bitewe n'igihe wakiriye agakiza. Iyi rero ni Soko Media. Niba ukunda ibiganiro byacu, reka nkubwire ngo ni wo mwanya wo kugira ngo ukore subscribe, share, like ndetse utange n'igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru, kugira ngo natwe tugire imbaraga zo gukomeza gukora inkuru tubona yuko dushyigikiwe n'abakunzi bacu mukunda ibyo dukora. kandi rwose abakoze subscribe turabashimiye, ndetse n'abatarayikora ni wo mwanya. Nk'Isoko Media kandi tubifurije kuzagira Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2026 uzababere uw'amata n'ubuki. Ciao.